China is a very interesting country from which there is a lot of things to learn. Ubushinwa ni igihugu gitangaje ndetse rwose hari byinshi twabwigiraho. Ni igihugu ariko kandi giteje inkeke kuri uyu mugabane turamutse tutitonze. Ese ubundi ni ibiki twabwigiraho? Icyo twakwigira ku Bushinwa nuko muri iki gihe cyacu turi bazima tureba n'amaso yacu n'ukuntu Ubushinwa bwazamuye miliyoni 800 z'abaturage babwo bukabavana mu bukene. Ese ni iki Abashinwa bakoze? Ese hari ikintu nibura twakwigira kuri aba bantu? Ntekereza ko gihari. Bamwe muri mwe rero mufite amahirwe ndetse mwanagiriwe ubuntu bwo kuba muri gutanga serivisi muri za guverinoma. Nimwibaze muti ese aba Bashinwa ni iki bakoze muri iki gihe twarebaga turi bazima kuri iki kiragano cyacu? Abashinwa bari ahantu hose. Abashinwa bazi icyo bashaka. Ntekereza ko icyo ari cyo kintu cya mbere tugomba gukora. Tugomba kumenya ngo ese ni iki dushaka. Urazi se umwaka ushize nari nicaye ndi kuri televiziyo y'Abashinwa ndi kuri amakuru yo mu Bushinwa. Niba ushaka kumenya ndetse no gusobanukirwa ninde inshuti yawe cyangwa se ninde mwanzi wawe, ugomba kumenya amakuru yabo. Ubwo ndimo ndeba televiziyo CGTN nari ndi kumva abaragijwe imirimo mu Bushinwa bicaye ndetse batekerereza Ubushinwa. Batekerezaga Ubushinwa ku kuntu bukora deal na Afurika ndetse n'isi yose muri rusange. Izo deal baba barimo gutekereza nizo mu myaka 100 uvuye uyu munsi ubwo abo bantu batekerezaga ibyo ngibyo bazaba barapfuye. Mu bihugu byinshi bya Afurika uramutse babwiye ngo mutekerereze ngo niki kizaba ejo mu gitondo, bazakubwira bati Imana yonyine niyo ibizi. Oya, si uko bigenda pe. Uko mbitekereza ndetse ni nacyo gitekerezo nifite mu bwanjye, iyo uri gutegura cyangwa se uri gupanga plan utekereza nkaho utazigera upfa. Ariko kandi iyo uri gusenga ukaba uri umusenzi wa cyane, usenga nkaho urafa mu munota ukurikiyeho. Icyo nshaka kugendera aho ngaho nuko Abashinwa bo bamaze kubona inzira bagomba gucamo uyu munsi. Genda urebe uburyo Abashinwa bari gukorana natwe. Ureba muri Afurika universite zose zifite izina rya Confucius Center. Sinzi niba namwe muri inzu muyifite, ariko wakibaza ngo Confucius Center imariye icyo Abashinwa. Icyo bimaze nta kindi nuko imitwe yabo iri kuri uwo mujyo cyangwa se iri ku uwo murongo kuri standard ya Confucius. Iyo imitekerereze ifite ibyamaze ku influencer, uriyicara noneho ukamenya uti uriya mutwe utekereza gutya, ubwo rero uriya mutwe uzakora ibi ngibi. Ni bangahe muri mwebwe bari mu cyiciro cyo hagati cy'ubudehe bari guhatira abana hejuru y'ibyo ngibyo kwiga Igifaransa ndetse n'Ikidage? Ni bangahe muri mwebwe muri guhatira ndetse mukanashishikariza abana banyu kwiga Igishinwa? Ni bangahe muri mwebwe imyumvire ndetse na filozofiya ya Confucius ikomeje kugenda ikoroniza imitwe? None se nibihugu bingahe muri Afurika utasanga mu stade yubatswe n'Abashinwa? Niba atari stade yubatswe n'Abashinwa, ntacyo inzu ya presidence yubatswe n'Abashinwa. Nimba atari inzu ya presidence yubatswe n'Abashinwa muri Afurika, ntacyo ibiro bikuru bikomeye muri Afurika nabyo byubatswe n'Abashinwa. Niba atari ibiro bikuru bikomeye muri Afurika byubatswe n'Abashinwa, ntacyo imihanda ya za gari ya moshi n'imodoka nabyo byubatswe n'Abashinwa. Oya, nimba atari ibyo, hari ibikamyo bikomeye cyane bimwe binini bya rukururana byubatswe n'Abashinwa. Kandi niba atari uko bimeze, ntacyo mu myaka 10 iri imbere buri telefone 10 zizaba zikoreshwa nawe zizaba zarakozwe n'Umushinwa. Niba atari Tekino, igomba kuba ari Infinix. Oya, si umuntu gusa, si umuntu ku giti cye. Nta gihugu na kimwe cya Afurika kibasha gukora telefone. Oya, niba dukabije, u Rwanda nirwo rwonyine rwabashije gutangira kugenda ruterateranya zimwe muri izo telefone. Ariko rero burya hari ikintu cyo kwishimira ku Bashinwa, kandi rwose niba bushaka kugira icyo tuvana ku Bashinwa, tugomba kuba dukomeye. Ntabwo tugomba kuba tworoshye. We must not be weak. Tugomba kuba twiteguye kunegosiya nabo nk'umugabane wose. Abanyakoreya ni bakeya ariko barakomeye. Niba tutitonze rero, yego ndi kuvuga ibi ngibi, niba tutitonze mu myaka 25 iri imbere twese tugomba kuza kuba turi kuvuga Igishinwa. Yego, niba tutitonze kuko Abashinwa ubu ngubu bari muri buri gihugu aha ndetse na hariya bigisha ndetse banatanga iby'ubuntu. Abashinwa bari hano kubera business. Turi mu isi ya business, mu isi mbi aho rwose n'amajosi agomba gukatwa. Ubu tuvugana ndi gusoma agatabo gato kanditswe n'umwana w'umukobwa w'Umushinwa witwa Aline Yuanzi.
uru ni rwo ruganda rukurikiraho mu isi rw'Abashinwa. Uyu mwana w'umukobwa rero ari kuvuga neza ibyo nanjye ndi kuvuga ubu ngubu. Uyu mwana w'umukobwa aravuga ngo Afurika yabasha kugira ibyo yungukiraho ku Bashinwa. Afurika kandi yabasha kuba uruganda rw'isi rukurikiraho. Ariko ibyo siko bigiye kugenda. Hari ikigomba guhinduka kugira ngo ibyo bikorwe. Ibyo rero binjyanye ku gace ka nyuma kagize ibiganiro twagize biri muri agenda ya 2063. Ndibuka uwo munsi twari muri Addis Ababa muri Ethiopia, Nikosana ndetse na Lamini Zuma. Icyo gihe rero chairman wa Afurika yunze ubumwe yarimo asoma ibaruwa yandikiwe Osage kuva kwa Kwame Nkrumah. Ntabwo ndibuze kwibuka amagambo neza, gusa ndaza kwibuka iby'ingenzi byari biri muri iyo inyandiko bivuga ku 2063 Abanyafurika bagomba kuzaba baramenye ko batakaje imyaka 50 y'ubwigenge kandi batiteguye kuza gutakaza indi 50 y'ubwigenge. Ndibuze kugira ibyo nongeramo kugira ngo nze gutuma byumvikana neza kurushaho. This is the biggest lie ever told to you. Iki nicyo kinyoma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira. Barasetsa, reka n'abamotari bakobye ko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi wawe na muganga gakondo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfuye nk'ibyo. Ese ufite inyatsi, uterwa n'amashitani, wabuze umugabo, jama, wabuze umukunzi, oya ngo wowe ubukwe bupfira kuri finale, ngo nta mutuzo kigiri iwawe, mbese wowe niwe mwashakanye murapfakana kariya, oya se ibyo byabwenge byarakubase, barakubesha ni wabaswe, ahubwo nturamenya aho bikorerwa. Ntiwabuze imihango, wapi ngo wowe imihango irakubabaza, ngo niyo ugiyemo ntikama, muganga kondo agusanga aho uri hose. Uretse ahubwo inkoresho, oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe, amavangingo nta kiza, oya barakuroze nawe uratuza. Uretse n'ibihuherano, amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Waruzi n'ikindi se gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu bimworohera. Ikibwa arakigarura, ikirenze kandi agufasha kubona akazi. Ninde wakubeshe ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima? Umwijima wakuzonze, diabete na amibi kuza turasoka ku mubiri ntigukereze. Harya ninde bahu ihutesha kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda, kandi burya kumugana binga no gusigasira amagara yawe. Nibavuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera, ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singore kandi nimero tayari niyi. Ibyo kuburi hanze nabyo si ikibazo kuko DHL yazige. None se ahubwo uretse ko bakubeshe ko iyo ndwara idakira nawe ukabyemera, rata umenye ko kugana muganga gakondo ari ukubaho byuzuye. Until next time. Ibyo rero Kwame Nkrumah yarimo avuga, yavugaga ko Afurika noneho mu mwaka wa 2063 izaba yarabaye nshya. Afurika izaba ifite umuhanda wa gari ya moshi ukoreshwa n'amashanyarazi uva muri Addis Ababa muri Ethiopia ukagera Dakar muri Senegal. Mu mwaka wa 2063 Afurika izaba ibasha noneho kwigaburira imigati, ndetse Afurika izaba igizwe na Zimbabwe ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu majyepfo yayo. Afurika izaba yikorera ibikoresho bya mu nzu byayo. Afurika izaba ibasha noneho kwikorera ibikoresho byo mu nzu byayo. Afurika izaba noneho ikora ibyo ngibyo binyuze mu buryo burambye. Afurika izaba noneho ifite amashyamba yo ku murongo wa Equateur wo hagati nk'aya Kongo, ari yavamo imitungo kamere tuzajya dukoresha ibyo bikoresho. Ndibuka ko muri iyi myaka igiye kuza iki cyitwa ubutayu bwa Sahara buzaba bwarabaye icyatsi, buzaba bwuzuye ibyatsi. Afurika izaba yuzuye amashyamba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaba noneho yabaye neza nka Silicon Valley y'Abanyamerika. Bazaba hari bwa butare buboneka hake. Afurika noneho izakoresha telefone ubwayo yabashije kwikorera zakozwe n'Abanyafurika. Afurika izitunganyiriza amavuta. Afurika izikorera kopa yayo. Afurika izaba ifite noneho amashanyarazi menshi kandi ahagije. Afurika izagira urugomero rw'amashanyarazi muri Kongo. Afurika izagira noneho urugomero rw'amashanyarazi runini rwayo bwite. Icyo gihe muri Sudani nta makimbirane azongera kuba hamwe na Ethiopia, ndetse Ethiopia ntabwo izongera kujyana amakimbirane na Misiri. Aho ngaho noneho tuzaturi gukoresha imitungo karemano neza. Afurika izaba noneho itakiri kwinjiza amafi ndetse na za terapiya ziva mu Bushinwa. Afurika izaba yitunganyiza ndetse iniproducingira amafi kuva muri Lake Victoria, muri Lake Tanganyika, Lake Tana ndetse n'izindi zitandukanye. Iyo yari impamvu nyamukuru ya agenda ya 2063. Izo nizo zari inzozi. Ariko se byaba ari ukuri ko twese turi kurota? Tugomba kurota. Icyo tugomba gukora igihe twarose nuko tugomba gukora cyane. Ikibazo nuko rimwe na rimwe iyo turose tutabyuka. Tugomba kubyuka noneho tugashyira mu bikorwa. Nabanekereza ko Afurika izabyuka
ntekereza ko Afurika yabyutse. Uko ni nako kandi numva Afurika noneho yashyizeho isoko rihuriweho ry'ubuntu, isoko ry'ubuntu ridaheza umuntu n'umwe winjira ahangaha cyangwa se winjira mu gihugu kimwe n'ikindi. Tugomba guha umurongo ndetse n'isura inzozi zacu binyuze mu kuzikoraho, ku buryo tuzatangira noneho kubona za embarigo ndetse na bya biciro bishyirwa ku mipaka bikurwaho, kugira ngo isoko noneho ribe nyabagendwa kuri buri wese. Ibyo bizatuma Afurika rero ibasha gukora ibyatuma Afurika ibiya danje. Icyo gihe ubucuruzi buhuza ibihugu by'imbere muri Afurika kizagera ku kigero cya 80%. Ibyo rero nibyo byatumye umutima wanjye uryoherwa n'iyo agenda. Ikindi kandi ni uko umujyi wa Accra wo muri Ghana wahiswemo nk'umujyi uzaba ushinzwe gushyira mu bikorwa ibyo ngibyo. Ntegeranyije amashyushyu kuzabona ibyo ngibyo bijya mu bikorwa, ubwo noneho tuzatangira kubyaza umusaruro, guhanga udushya. Muribuka ko Afurika yatakaje bwa mbere ubwo habagaho impinduramatwara z'inganda ya mbere. Afurika kandi yongeye gutakaza ubwo habagaho impinduramatwara y'inganda bwa kabiri. Afurika yaje kungukira ku nganda ho gato muri revolution ya gatatu y'inganda. Ubu rero turi muri revolution ya kane y'inganda, aho turi kuvuga kuri artificial intelligence, ubwenge buhangano, aho turi kuvuga kandi kuri robotics, ku marobo, aho turi kuvuga kuri internet of things, aho turi kuvuga kuri internet y'ibintu. Turagira tuti rero Afurika ubu ngubu igomba gushaka umwanya wayo muri iyo myanya, ku buryo Afurika yateza imbere ubuhinzi bwayo bukaba bwa danje. Afurika yaba igikomerezwa mu burezi, Afurika yaba igikomerezwa mu kongerera agaciro ibicuruzwa, Afurika yaba igikomerezwa mu gukoresha neza ingufu, Afurika kandi yaba igikomerezwa yarameze ukoresheje ingufu karemano, ku buryo urubyiruko rwayo rutazongera kujya rurohwa mu nyanja ya Mediterane. Iyo ndebye Afurika ntekereza ko yabasha gukoreshwa umurimo mwiza, ariko icyanyuma ni ukubanza neza kumenya ko dushyize isuku muri politike yacu, kubera ko bitangirira ndetse kandi bikarangirira mu buyobozi. Amateka yagaragaje bitari rimwe bitari kabiri ndetse inshuro nyinshi ko iyo ufite abagabo n'abagore b'abayobozi beza kandi bazi icyo bashaka, babasha kuzamura igihugu cyabo mu bukungu mu gihe gito gishoboka, igihugu kigatera imbere. Mu gutangira twibaza tuti ni gute twiyobora, ni gute turema environment y'ubuyobozi ku buryo ibyo bintu turi kuvugaho byabasha kugerwaho. Ndimo ngenura ko tutagomba kuza kwiyemera ahangaha. Ndi kuvuga nizera kandi ko nta muntu ndi buze gukomeretsa by'umwihariko abayobozi bicaye ahangaha bari imbere yanjye, ariko nkabasaba kuza gufungura amaso yabo. Iyo uri muri iyo myanya y'icyubahiro ndetse usa naho ari igeno ryawe, ujye wibuka ko ari inshingano zawe gutanga umusaruro ujejwe. Mwebwe rero muri za kabine za ministeri, mwibuke ko atari mwe bagabo beza bashoboye ibyo ngibyo, ahubwo ari amahirwe n'ubuntu mwagiriwe kugira ngo mugere aho ngaho. Ntago ari mwe bagore beza mwahawe icyo cyubahiro cyo kuza kwicara aho ngaho ndetse n'iryo geno. Nimukore ibyo mugomba gukora kandi mubikorane ubumuntu. Nanone ikibazo kiri muri Afurika nuko usanga abayobozi benshi barwaye ya ndwara yitwa Jehovah complex. Jehovah complex ni indwara yo kwizera ko abayobozi ari mwe muzi ubwenge gusa ndetse ari namwe mushoboye gutekereza neza kurusha abandi. Ariko iyo si yo myizi. Afurika izaba danje igihe abayobozi bayo bazi neza ko bagomba gukora inshingano zabo bashinzwe gukora, kugira ngo jenoside y'abazaza izabashe kuba yagira Afurika igihangange. Afurika yaba igihangange. Afurika yaba igihangange. Afurika yaba igihangange mu buhinzi, Afurika yaba igihangange mu nganda, Afurika yaba igihangange mu burezi, Afurika yaba igihangange muri ibyo byose. Ariko ikintu cya nyuma abanyafurika tugomba gukora ni ukubanza koza mu mitwe yacu. Tugomba kwirekuza tukiha ubwigenge, tukivanamo imitekererzo y'uko bidashoboka kubigeraho, ahubwo tukagira tuti twabigeraho. Tuti hari ibyo twagezeho, dukomeje gukorera hamwe kugira ngo tubigereho n'ibindi. Imana ibahezagire.